numvaga ari ubuntu bwo kumva ikintu cy'ibifatika bya hano mu isi zimenye ko ari ubuntu bw'uko ari ubw'umwuka wera bwo kujya mu ijuru guhabwa ijuru ku buntu yego turi mu idini hari igihe natekerezaga ku by'Imana nkumva afite inzara n'inyota yo kumva ijambo ry'Imana kagenda nagera mu rusengero bakavuga gatahira kavuga ariko se ubundi biriya bintu basomye ijambo ry'Imana basobanuye ibintu runaka ariko se ubu ngubu biriya byo basobanuye babikuye bumva sinsobanukiwe Bibiliya ariko ndashima Imana kuva aho naboneye ubwo buntu bene data basuye bambwira kuri ubwo buntu rwose nsoma ijambo ryaryo ryose muri Bibiliya nkumva ndarisobanukiwe nkumva ndanezerewe nkumva nshima Imana ibyo mbishimiye Imana rwose umutware niwe wabanjije kumenya ubwo buntu noneho akambwira ngo ijuru ntirikorerwa najya no kuri YouTube nkabona ijuru nkumva umutima urandiye ijuru ntirikorerwa bumva byo sinshaka no kubyumva nkabona abo ngabo boho bararimbutse byakarabaye ariko ndashima Imana yuko ijuru rwose ntirikorerwa kuko njyewe nabonaga nta n'imbaraga nabona zo gukorera ijuru bavugaga ibya none mu rusengero nkabona nta kibona bavuga ibintu kwiyemeza kabona ibyo ntabibona amaherezo yanjye ni ayahe ariko ndashima Imana kubw'ubuntu yangiriye bukomeye ikampereza umwana wa Yesu Kristo akamena amaraso akishyiraho ibyaha byanjye akangira umukiranutsi akangira uwera ubu ndi umukiranutsi ku buryo numvaga kwizera sinahitaga ko mbishyikira numvaga ko kwizera ari ukwizera icyo Imana izankorera bitewe n'ibyo nifuza yego amashuri akazi mu butunzi bw'amafaranga ni inzu nziza numva n'ibyo nizeye ariko ndashima Imana yuko naje gusobanukirwa ko ari ukwizera konyine ariko kuzanjyana hehe n'ijuru niko kwangiza umukiranutsi numva ko Yesu ariyo nzira n'ukuri n'ubugingo ko kumukurikira byonyine aribyo bizanjyana hehe n'ijuru nkiri n'umwana iryo jambo narindizi niga Ecole de Dimanche yewe nanjye nabaye n'umwarimu kandi basobanurira bagenzi banjye turi abana barantoye mu bana bagomba kwigisha abandi tukabiririmba ariko ntume ndinda nakura ndinda mba n'umugore utaramenya kwizera icyo ari ariko ndashima Imana yuko naje kubimenya ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo ko ijuru ridakorerwa ahubwo Imana yariduhereye ku buntu yatugiriye ubuntu bukomeye cyane tukaririmba n'indirimbo ngo ubuntu bw'Imana butangaje ntitumenye ubwo ari bwo ariko ndashima Imana yuko ubuntu nabumenye ubwo ari bwo yatugiriye rwose ndabishimira Imana kandi ndanabihamya rwose ko nagiriwe ubuntu naranicaraga nkavuga ati simba mfuye abana mbasize ariko rwose pe niyo nasitara numva nezerewe najyaga mu rusengero tukajya mu byumba runaka tukiyeza tukiyorobeka ukuntu tukitunganya ariko si ubundi bya bindi nta mumaro ahubwo tukiyorobeka mu rusengero rwubatswe n'amaboko y'abantu ntitumenye ko hari urusengero tugendana buri munsi ariko tugomba guhora turimo ariko ndabishimira Imana ko ibyo byose ko Imana yabimbishuriye nkamenya ubuntu nkamenya ko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo nta n'uzajya ndashobora no kujyayo atari bunjyanye ariko ndamwizera naranamwizeye nizera ko yambabariye yabaye ikivume ku bwanjye yikorera ibyaha byanjye ku musaraba angira umukiranutsi angira intungane rwose ijuru ndaryizeye kandi nanaririmo n'ubu rwose ndabishimira Imana